akimara gupfa niho ngo byabaye ngombwa ko ibituro byari byarasinziriye bigira gute bibasha kuba byacinguka ngo abari bapfuye bazamukana na Kristo. Yesu ashimwe cyane. Uzi imigambi y'abaroma cyangwa se y'abaromani. Rero bishatse kuvuga ngo babwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu, ariko igihe kimwe kiragera biba ngombwa yuko uyu mugabo witwa Yohana abwiriza ubutumwa bwiza. Mu kubwiriza ubutumwa bwiza rero bibanze kuko imbere yawe uhitegereza uharebe, nimba utari kureba ubunyerere bishoboke kuba utari kumwe na Kristo, ariko nimba uri kureba ubunyerere uri kumwe na Kristo, kuko Kristo ntago yakwemera kugwa mu bunyerere, ahubwo yakubwira ngo dore ubunyerere ngo buriya, ahubwo aca ku ruhande. Muvandimwe mu Kristo, uyu mugabo Kristo yongera agasubirayo, biba ngombwa ko izi ntumwa 11 zari zisigaye, mambe intumwa 10, mwibuke 10, intumwa ya 12 yari Yuda, mwibuke ko yiyahuye. Rero mbona aramuroze mu kumuroga, biba ngombwa ko wa musore yango yatereye ivi, mbona akundanye n'uwo uwo mukobwa. Rero uwo mukobwa mbona aje ameze nk'abana bari gushaka kuba baza mu Rwanda, ariko yabuze ikintu cyatuma abana babamuha, kubera ko abana ndi kubona basa nkaho batavutse ku mugore, kuko ngiye kubona mbona afite abagore 2. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV, muri kumwe na Nyashya Rwanda urwanya rwakazamura igisho bya Rwanda bagasika mutono za sana bwo wasama tera gake cyangwa se mundi ucari kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi bitandukanye tuba twaguteguriye umwaka. Dutangiranye imbaraga nyinshi cyane kandi dufitemo n'akazi kenshi tugomba gukora mu gihe gito. Ndagusaba kuri subscribe nimba utari wayikora, ndetse na wayikoze na kwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka. Uyu munsi rero nifuje kongera kuganira na pasiteri, tuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ijambo ry'Imana murazi ko atwigisha bikagenda neza, ndetse akanadusengera ibintu bikagenda neza cyane. Reka ntangire muhereza ikaze atangira twibwira, gusa kuri kote yanjye ndabona pasiteri atameze neza. Pasiteri bimeze biti? Murakoze, Imana ibaho umugisha. Ego. Muri iyi minsi koko sinari meze neza. Nari ndwaye, ariko ndi kubona Imana iri kugenda inyugurura amarembo. Ego. Kuko muri iyi minsi ntabwo nari meze neza kubw'uburwayi n'umuryango. Murabizi ko muri uyu mujyi kubaho ni ubushobozi. Ego. Ariko urumva iyo urwaye, urumva hari byinshi babigusabwa, ariko kubwo kugira ngo gusenga Imana cyangwa se gushaka ubuntu bw'Imana, ntabwo ubasha kuba wacogora iteka ryose. Waba urwaye usengera aho uri kugira ngo utava mu buntu bw'Imana. Rero kubw'ibyo Imana ibaho umugisha kubwo kongera kuntekerezaho n'iby'igiciro cyinshi. Ariko mbere ya byose nshimiye Imana yabanje kunkunda, kankundisha abantu. Ni kubw'imbabazi zayo Imana ihabwa icyubahiro, kandi Imana ikomeze, n'ukuri turayishimiye. Rero amazina yanjye nitwa Nahayo Jean Marie Vianney, mfite abana 3 n'umudamu umwe. Nababwiye ko dusenga Imana, na ministeri dusengeramo n'inzu yiyobora yitwa Bohoka Sorowamu. N'ukuri tubona Imana ibohora, tukabona Imana ikiza, ariko ibyo ntabwo tubyirata, ahubwo twirata Kristo watumenekeye amaraso, na n'uyu munsi tukaba tukivuga ku bw'amaraso ye. Ni byinshi yaravuze ngo ninjye mutsima kandi nanjye ubugingo. Abafarisayo byangombwa ko abango mbese uko ngana gutyo twakurya dute. Arangije kuko babonaga yuko bari baje gushaka imitsima, baje gushaka ibyo ibibahaza, ariko Kristo arabareba, arabitegereza, abona ntago bari gushaka ijambo ry'Imana, ahubwo bari gushaka ibihaza imibiri yabo. Arababwira ngo ninjye mutsima
bamwe barijujuta abandi basubira inyuma. Bibiliya iravuga ngo barikubura, yego, ngo barikubura. Kwikubura rero bavuga ngo barasohoka barigendera. Ibyo turi bwabibonemo hano, ibyo byose niho bihagaze. Rero Imana ibaha umugisha. Ku bw'ibyo twabanza tugasenga Imana, kuko njye nkunda gusenga, kuko nicyo kimbeshejeho mu buryo bwo gusengana n'uyu munsi. Niyo mpamvu mubona tugihagaze. Bavandimwe, nubwo mubona abantu baba bagisenga, ariko biba bigoye, kuko hari ibiturwanya, hari ibyatugusha, hari ibyatuma tuva mu byizerwa. Niyo mpamvu duhora dusenga Imana, kuko Pawulo we yigeze avuga amagambo akomeye, aravuga ngo turasiganwa ariko ntabwo tumeze nk'aho tutazi iyo tujya. Arangira avuga ngo turaterana amakofi ariko ntabwo duhusha. Bivuze ngo ibyamurwanyaga, ibyamuhigaga byose yari azi yuko ko hari umwami w'abami ugomba kumurwanirira. Kurya yari yarabashije kurwanya ubwoko bw'Imana, abakura mu buntu bwayo, ariko Imana ibasha guhagarara ku mugabo witwa ba Petero na ba Yohana na ba Stefano. Nubwo Stefano yapfuye aharanira ubuntu bw'Imana, natwe rero niyo mpamvu tugomba kunyura mu bibazo, mu makuba, ariko ubuntu bw'Imana bugakomeza bugasaga mu bantu. Ari nayo mpamvu rero muri iyi minsi gitumye nkituje kandi nyikomeye, niko nubaha Imana. Amen. Mwareka tugasenga rero, Imana ibaho umugisha. Reka twubaha Imana dusenge. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana yera kandi uri Imana igira neza. Tugushimiye kubw'imbabazi zawe, tugushimiye kubw'ubuntu bwawe. Izina ryawe rihimbazwe. Uyu mwaka tuwutangiye Mwami tuguhamagara, tuwutangiye tukwinginga, tuwutangiye tugusaba kugira ngo umanukire muri twe, kugira ngo ari abahanuzi, ari abavugabutumwa, ari abatwumva, ndetse Data n'abakristo tuba tuyoboye, uzabaha imbaraga no kunesha, kugira ngo ibibahiga n'ibarwanya, kugira ngo bicogozwe nawe Kristo. Turakwinginze rero ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi iyo ntambara nta yindi ni y'umwanzi Satani. Reka Data dutsindira abamedi n'abaperesi bari mu kirere, bafata ibisubizo bya buri munyarwanda wese, cyangwa se buri muntu wese wameneye amaraso utavanguye n'umwe. Reka Data nyine ngo mubere inkingi mukingira, kuko uri Imana isumba byose. Urakoze mukunzi mwiza kubw'ijambo ryawe tugiye kumva. Reka bibohora imitima ya benshi, ndetse kandi rigira abo rikiza, ndetse n'abo rizura mu buryo bw'abahagaze. Data tubigushimiye twizeye, kandi ukomeze tube hafi mu izina rya Kristo Yesu. Amen. So Pastor, ndakwakiriye cyane, ariko na hano imbere yanjye ntabwo uri wenyine. Wazanye na protokole wawe, reka nawe atangira asuhuza abantu. Nyiriwe neza. Nanjye nitwa Ingabire Gisele, umubyeyi w'abana 3. Yego. Indi Imana iduhane umugisha. Amen, amen. Ntabwo ari ubwa mbere duteranye aha ngaha cyangwa se tuganiriye. Yego. So abantu barakwishimiye cyane, baragukunda. Cyiza cyane, nanjye ndabakunda. Pastor, hari ukuntu ujya utangira ubwira abantu ijambo ry'Imana mu minota mike nk'itatu cyangwa 5, wagira ikintu ubwira abantu kikuri ku mutima? Imana ibaho umugisha, kandi Imana ikomeze tugirire neza. Reka wenda ntera agatero kamwe k'indirimbo nkunda, bitewe n'aho Imana muri iyi minsi ibashije kuba yabasha kuba aka kanya ndi kuvuga, ngo murabona kubona ko nta mbaraga mfite, ariko ndabizi neza ko Imana ishoboye byose. Rero uwo muririmbyi ndamukunda, mureke mbanze muririmbeho gatoya, kugira ngo numve ko nanjye muri uyu munsi Imana yumve ko nyishimiye, kubwo yemeye kongera ko nahagarara aha ngaha. Salamfata akankomeza, kukwa nkunda bihebuje, ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro arankomeza. Yesu rero, Yesu aramfata akankomeza, kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Ntiyakundira ubugingo
bwanjye kubura, yabucunguje igiciro arankomeza. Imana ibaha umugisha kandi Imana itugirire neza. Rero iyo ndirimbo ndayikunda kuko ahantu inkuye ni ahantu hakomeye, ni ahantu hagoye, ni ukuri pe. Rero niyo mpamvu dushimira Imana. Reka nkubwire, udashima Imana ntabwo wari wamenya aho Imana yagukuye, ariko nugera aho igukura mu byo wari urimo uzamenya gushima Imana. Rero muvandimwe mu Kristo, impamvu wowe ukigenda uko wishakiye, reka nkubwire, iyi si itaragukaranga bigushakira ibirungo, cyo kintu cya mbere kiriho. Ariko wasenze Imana anyura mu bigerageza akamenya ko yabinyuzemo, akamenya n'uburyo agomba gusenga Imana. Rero wowe ukibashije gutuza ukumva umutima wawe n'utuje, ubasha kugira ngo usenge Imana kuko ni Imana ishoboye byose. Haleluya, haleluya. Rero reka badusomere ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa Yohana ibice ni 14 umurongo wa mbere. Ijambo nkuzaniye ni ijambo rivuga ngo ese uzatura hehe mu gihe utakiri mu isi. Ijambo nkuzanira avuga ngo ese uzatura hehe mu gihe utakiri mu isi. Ushobora kuvuga ngo nukubera iki mvuze iryo jambo. Mbere ya byose mu isi hari umwami no mu ijuru hari umwami. Ese uwo muzabana n'indi? Turabisangamo aho ngaho, turebe koko ko icyo gihe ukibashije kuba waba uri mu buntu bw'Imana. Reka dusome rero, Imana ibaha umugisha. Dusome urwandiko rwiza rwanditswe na Yohana umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Soma cyane. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Umurongo wa mbere, nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. 2, mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye uko ngiye kubategurira ahanyu. 3, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. 4, kandi aho njya ni inzira murayizi. 5, Toma aramubwira ati Databuja ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Filipo avuga ngo iki? 6, Yesu aramubwira ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. 7, iyaba mwaramenye muba mwaramenye na Data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Imana ibaha umugisha. Amen. Filipo yaramubajije ngo mbese watubwira Data? Nabwo biraho ngaho arambwira ngo ese tubanye igihe kingana gutya mutaramenya. Rero murakoze, Imana ibaha umugisha kandi Imana bagire neza. Kubw'ibyo ngibyo dushimiye Imana. Uyu mugabo witwa Yohana yanditse urwandiko arwandikira n'intumwa, ndetse muri izo ntumwa nawe ndumva mubo bavugaga nawe yararimwo. Uyu mugabo witwa Yohana yandikira urwandiko zari intumwa 12. Izo ntumwa 12 ni Imana yabahamagaye. Mu kubahamagara ibahamagara mu gihe kimwe kandi mu gihe gihuje. Ariko mbere ya byose mwibuke ko izi ntumwa nta nimwe yari izu undi. Rero biba ngombwa yuko Imana ibahamagara. Bishatse kuvuga ngo Imana ihamagara ibumoso, igahamagara iburyo, igahamagara imbere, igahamagara inyuma. Mwese mugahora mu buntu bw'Imana, mwarangiza mukitwa abana b'Imana. Bishatse kuvuga ngo muhuriye mu gukora ku ijambo ry'Imana. Rero Imana ihamagara izi ntumwa, ikimara kuzihamagara izitoranyiriza i Roma. Mu kuzitoranyiriza i Roma biba ngombwa ko aba bagabo bajya kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Mwibuke yuko izi ntumwa zahamagawe ku ngoma ya Kayizari, hariho ba Kayizari. Mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibya Kayizari mubiharire Kayizari, iby'Imana mubiharire iby'Imana. Biba ngombwa rero ko abagabo batoranywa, mu gutoranywa bajya kubwiriza inkuru i Roma, mu kujya kubwiriza kugira ngo babashe kuba babasha gutandukanya Imana n'ibishushanyo. Rero byari ku gihe kimwe cyo kugira ngo bafate igishushanyo bakimanike mu rusengero kugira ngo bagisenge. Ari nayo mpamvu izi ntumwa zabashe kugira ngo zize zivuguruza imigambi y'Abaroma cyangwa se y'Abaromani. Rero bishatse kuvuga ngo
babwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu, ariko igihe kimwe kiragera biba ngombwa yuko uyu mugabo witwa Yohana abwiriza ubutumwa bwiza. Mu kubwiriza ubutumwa bwiza rero biba ngombwa ko bahama hamwe, basengera hamwe, babahuza umutima. Mu guhuza umutima biba ngombwa ko Yesu Kristo abasezeranya yuko bazahura cyangwa se bazongera bagasubira. Bishatse kuvuga ngo uwabanye n'Imana ntago Imana imuta, ahubwo ihora imurinda igihe cyose. Iyo utenebutse niho utangira kubona Imana ko mukiri kumwe. Rero biba ngombwa yuko Imana isanga ba Toma na ba Petero na ba Yohana na ba Yakobo, biba ngombwa ko ibasanga bahuje umutima nk'uko turi kumva ijambo ry'Imana gutya. Arangije araza arabiyereka, mu kubiyereka abiyereka nk'isaha ya saa 9. Mu kubiyereka ariko biba ngombwa ko hari umugabo umwe wari wabavuyemo yasohotse. Mu gusohoka rero Imana iraza irabiyereka. Mu kubiyereka biba ngombwa yuko uyu mugabo Kristo yongera agasubirayo. Biba ngombwa ko izi ntumwa 11 zari zisigaye, mambe intumwa 10, mwibuke 10, intumwa ya 12 yari Yuda, mwibuke ko yiyahuye. Rero biba ngombwa ko hasigara intumwa 11. Muri izo ntumwa 11 biba ngombwa ko umugabo witwa Toma yari yasohotse. Mu gusohoka biba ngombwa yuko bene se bamubwira ati urabizi neza burya uwo tuvuga cyangwa se uwo twavugaga uyu munsi yatwiyeretse. None ubwo yatwiyeretse ni umugabo witwa Kristo. Arangije kandi ati kandi kimenyimenye yatubwiye yuko tugomba kuzagira gute, kuzabana nawe, ndetse n'inzira tugize gute agiye kuyidetegura, ndetse n'amazu ya tuzabamo agize gute arahari kandi agiye kuyubaka. None biba ngombwa rero yuko Toma bakimara kubimubwira aravuga ngo nta mpamvu yo kugira ngo nge mubimbwire, mbere ya byose nabwirwa n'iki ko uwo mwavuze cyangwa uwo mwabonye ari Kristo. Bishatse kuvuga iki? Utarabona Imana ikora ntiwatandukanya Imana n'umwanzi cyane. Rero biba ngombwa ko Toma avuga ati ntabwo ibyo nabyemera. Biba ngombwa ko babishwanira. Igihe kimwe kiragera, kimaze kugera, Yesu Kristo amaze kubona ko umutima wa Toma winangiye, Yesu Kristo agaruka bwa kabiri aje kwiyereka Toma. Arangije kumwiyereka Toma nabwo ntiyabyemera. Biba ngombwa yuko avuga ati rega niyo wakwisobanura njyewe sinagira gute, sinabyumva. Ahubwo mbere ya byose kugira ngo menye nimba ari wowe twabonye mu bihe bikomeye, nimba ari wowe ucyagiye watubwiye ngo dore ngo ugiye kwa data kandi ugiye kudutegura aho tuzaba. Cya kabiri, icya mbere ikimenyetso cya wajyanye ndakizi. Gatatu, ibyo wasize ukoze ndabizi. Kane, niko ngomba kumenya yuko icyo kimenyetso nanone kigarukanye. Amen. Haleluya. Amen. Arangije avuga iki? Arangije avuga ati rero nta kundi Toma. Arangije amubwira ati icyo ushaka ni iki? Ati icya mbere cya byose ndashaka kugira ngo nkore muri rwa rubavu, nimara kurukoramo ikimenyetso ndakibonera. Toma arangije akora mu rubavu rwa Kristo, aribwo yahise asangamo igikomere kimwe yajyanye aho bamuteye icumu avamo amazi n'amaraso. Agikoramo ahita azana ikiganza cyuzuye amazi n'amaraso, avuga ngo noneho menye neza yuko uri Kristo, uwo twabaye, uwo twamenye, uwo twagendanye, noneho tumenye neza ko twicaye turindiriye. Haleluya. Biba ngombwa ko izi ntumwa zitazivuga ati noneho rero kudusiga ntabwo tubishaka. Mbere ya byose twabanye igihe kirekire, ndetse tubana muri iyi si, kandi amakuba n'ibyago biyarimo urabizi. Ni gute wadusiga muri iyi si nanone tukubonye kandi waratubwiye yuko ugiye kututegurira aho tuzagira gute, aho tuzaba. Ibyiza niko twajyana kugira ngo nibyo wadusezeranyije bigire gute, bisohore. Kabiri, Toma arareba asanze ibyo bintu bimeze gutyo. Arajya amubwira ati ariko se mbere ya byose uragiye koko, ariko se byibura kuvuga ngo inzira turayizi, inzira tuzayibwirwa n'iki kandi ugiye? Haleluya. Amen. Inzira tuzayibwirwa n'iki kandi ugiye? Toma yiyibagiza yuko yavuze ngo ndagiye ariko nzaboherereza umufasha ari we Mwuka Wera. Haleluya, haleluya. Rero biba ngombwa ko Imana yamubwira ati rero inzira ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atari ngewe umujyanye. Bishatse kuvuga ngo uri mu buntu bw'Imana uwo niwe uzabona Imana. Bishatse kuvuga ngo ukorera Imana niwe uzabona ubugingo. Ubasha gusenga mu bukuri no mu mwuka uwo niwe uzabana n'Imana, akagendana n'Imana, agakorana n'Imana. Nari nayo muri iyi minsi ugiye gusigara ahagaze n'uwabanye n'Imana.
amen haleluya haleluya Amen. ni uwabanye n'Imana. Rero biba ngombwa yuko haza umugabo witwa Filipo umwibuke nawe yari afite intumwa. Biba ngombwa yuko Filipo wibuke yuko yari yaragenanye n'umugabo witwa Natanayeli. Rero Natanayeli wibuke yuko nawe yari umuntu ubasha gukora n'ibyango n'amaso y'Imana, ariko niyemeraga ko hazavuka umuhanuzi. Rero biba ngombwa yuko Natanayeli nawe avuga ati se muri Isirayeli havuka umuhanuzi. Arangije Kristo amubwira ati koko menye neza yuko burya ntago ari wowe, avuga ati ni njyewe. Rero Kristo ahita ahishurirwa ibyo ari gutekereza. Bishatse kuvuga iki? Rero Filipo arangije avuga amagambo akomeye, avuga ati nibyo koko, nimba iyo nzira ari wowe nzira n'ukuri n'ubugingo, nibyo koko turabizi turanabisobanukiwe, twakumenye kera. Kabiri, noneho ni akimara gupfa niho ngo byabaye ngombwa ko ibituro byari byarasinziriye bigira gute bibasha kuba byakinguka, ngo abari bapfuye bazamukana na Kristo. Yesu ashimwe cyane. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo Yesu Kristo iyo ari mu bantu be ibintu byose biremera. Yesu Kristo iyo azi ko muri wowe uri kumwe nawe byanga byakunda, urakora bikemera, uracuruza bikagenda, urwaza abana bagacira. Kukoreka mu bwiza ukuri mu bintu byose udafite Kristo, utazi inzira ijya kwa data, utazi ugufashe, utazi mbese kuva hasi kurenda ugira hejuru, ndetse n'uyu mwuka uhumeka. Umuntu akubajije ngo uva hehe, mbese mu nda yawe habamo ikintu byibura kiguhaga kugira ngo usohore umwuka. Ibyo byakabashije kwita umenya ko uri kumwe na Kristo. Wakabashije kwita ubona ko uri kumwe nande na Kristo. Murokore muvandimwe, aranje izi ntumwa zari zicaye ngo zihuje iki umutima. Reka nkubwire wowe murokore, mu gihe wicaye utazi Imana yaguhamagaye, mu bantu bagiye kuburaho bagomba kuba nawe urimo. Kuko mu gihe iyi si nikwanga uzaba hehe? Inzira ko turimo, inzira turi kujyamo nimba tuyizi koko ni Kristo. Ni Kristo. Muhamagare arakumva, aguteza amatwi arakumva, usenge aguteza amatwi, kuko nta cyamunaniye. Yesu Kristo ashoboye byose. Bakristo bavandimwe, icyo mbifuriza niki? Wikwiheba, wikwiganyira. Yesu Kristo ntabwo yagusize wenyine. Aho tujya turahazi, ndetse n'uwo dusenga turamuzi. Ukimara kubaturwa wahise umenya ko ari Kristo umwana w'Imana. Ari nayo mpamvu muri iyi minsi ugomba kugenda uko Imana igize gute ishaka, kuko inzira turi kunyuramo ni inzira iri kubasha gukurura umugenzi. Kuko imbere yawe uhitegereza uharebe, nimba utari kureba ubunyerere bishoboke kuba utari kumwe na Kristo, ariko nimba uri kureba ubunyerere uri kumwe na Kristo, kuko Kristo ntabwo yakwemera kugwa mu bunyerere, ahubwo yakubwira ngo dore ubunyerere ngo buriya, ahubwo ca ku ruhande. Muvandimwe mu Kristo, nimba aho tujya rero inzira tuyizi, bivuze ngo izwi n'abasobanukiwe, izwi n'abasenze, izwi n'abiyirije ubusa, izwi n'ababandi bubashe Imana. Imana ibaho umugisha rero, ngaho mubane n'Imana. Urakoze cyane Pastor, urakoze. Buriya ijambo ry'Imana ngo ni inkota ikebera moja abiri. Ndabizi neza ko iri jambo uduhaye cyangwa se iri jambo tugejejeho hari aho rikuye abantu, hari naho ribashyikije. Imana iguhereza umugisha. So uyu munsi rero naguhamagaye kugira ngo tuganire. Nifuzaga kukubaza ibintu bitari byinshi, n'abantu bari kumbaza ati ijambo ry'Imana bari barikumbuye. Byumvikane ko abantu bagukunze, ahubwo ngiyewe ndifuza ko twajya tubana kenshi ahangaha kuri iyi channel yacu, ukajya ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, akababwira ibya Yesu ndetse no kugaruka kwiwe. So rero ubushize wasengeye Manzi, ntabwo nazongera kumwita Sadonda kuko ngubu yabaye umukozi w'Imana, sibyo? Waramusengeye, ariko hari bumwe mu bintu byagaragaye cyangwa se utabashije gusobanuraho byinshi. Yararutse aruka ibimenyetso bigiye bitandukanye, igufa, amaraso, ibiki, bira bintu nta kintu kiyimbitse wegeze ubinsobanuriraho, sibyo? Nakomeje kugira ingingimira mu mutima wanjye, ati nzabikubazaho biriya biba byagenze bite, ese ukoresha Imana ibikorite kugira ngo bira bintu bigaragare, duhereze ubwino, duhereza amakuru kwa bira bintu byagenze bite kugira ngo bize. Imana ibaho umugisha. Nababwiye ko ngiye manura Imana igakora. Kandi mbere ya byose nta wamenya gukora kw'Imana. Tubona Imana ikora, tugashima Imana. Gusa ikitwereka gukora kw'Imana ko kwakozwe niko tubasha gusenga Imana igakora. Rero nyisengera bamwita harya ngo Manzi. Nyisengera Manzi no kuvuga ngo Imana ibyo yamishuriye nibyo koko. Ikimara kumishurira biya ngombwa yuko aza ntago mwabimenyesheje, ahubwo wabimenyesheje urya munsi cyane nabwo biba ngombwa ko usanga nabwo wenda
muri iyo minsi nta hantu mfite ho kugana. Rero niko kumusengera Imana. Nanjye ntabwo nari nzi yuko wenda kuko Imana ntabwo yaramishuriye ikintu kirimo, ntiyari yamishuriye kuko yambwiraga yuko hari ibintu azaba afite. Ariko mbere ya byose naramusengeye, nanjye uko wabibonye niko nanjye nabibonye. Ntabwo nakubwira ngo wenda ngo byaturutse he, gusa uwari waramuroze yari yaramwoherereje ihembe, ariyo ryagendaga rimuyobora nako kugenda atarara akagenda akibera iyo ngiyo. Bivuze ngo yahoraga kontororwa. Rero bivuze ngo buriya bavandimwe abapfumu ni babi. Rero iyo udaprotejwe n'imbaraga z'Imana, umupfumu yatakwishara gusaza. Rero niyo mpamvu bakristo bavandimwe musanga turwana intambara nyinshi. Ni kuvuga ngo mumenye ko iyi si ifite umwami wayo, ndetse no mu ijuru dufite umwami wacu twebwe dukorera. Bishatse kuvuga ngo rero mu kwemera kwawe, mu buryo uri kugendamo, umwami ukorera niwe uzakurwanira kandi agutsindira intambara. Rero niyo mpamvu mbere y'ibindi byose, gusa nubwo cyagiye naje kumusengera, nubwo nabonye amayerekwa mbona umugore we bamuroga, nabwo nkamubona, nabwo mbona sinzi nimba bari ku meza cyangwa se bari gutanga nk'ikiganiro nka gutya, ariko mbona baramuroza. Ariko mu kumuroga mbona n'ubundi kumugeraho bizamugeraho. Ariko ndangije icyo nakoze n'iki, biba ngombwa yuko Imana ivuga yuko izamurengera muri byose. Amen. Bizamugeraho ariko bizamubabaza, yego Imana yemera ko bikubabaza ariko ikagukiza. Ariko kubw'uriya mwana nzi neza yuko bizagenda neza, nubwo bizanyura mu ntera ndende, ariko bizagenda neza. Nubwo inzira ari inzitane kugira ngo uriya mwana bamutware, n'ubundi nzi neza ko Imana irwanirira umunyakuri cyane. Irwanirira umunyakuri, ntabwo ishobora kuba yafata izindi mbaraga ngo izihereze utari umunyakuri, ahubwo umunyakuri niwe Imana irwanirira. Niyo mpamvu rero abavuga butumwa usanga benshi nabo baraguye, abapasiteri, abaki, niyo mpamvu rero usanga nabo nta kuri baba bagize gute bafite. Kuko ijambo ry'Imana rarisomye mu rwandiko rwa Yohana, ruravuga ngo utagendera mu mucyo w'Imana nta sano bafitanye nayo. Urumva ko kajambo ngo utagendera mu mucyo w'Imana nta sano bafitanye nayo, mu rwandiko rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 5 agatitire gahari. Bishatse kuvuga rero icyo gihe nuko nguko. Rero Imana ibaha umugisha, ahubwo mbere ya byose nzi neza ko Imana izagira neza cyane. Ngaho nguko Imana izabikora kandi bizagenda neza mu kwizera cyane. Ndetse cyane sinzi nimba wadusengera rero tugasoza ikiganiro. Dusenge tugende kuko n'amasaha yagiye, kuko muri kubona naje nifubitse noneho, kuko kubera amagiripe n'amasenezite nsaba kugira ngo byibura nahe kare. Rero ariko ntarabasha kugira ngo dusenge. Mbere ya byose reka wenda mvuge iki kintu, sinzi wenda ibyo muheruka gukora cyangwa sinzi ibyo muheruka kujyamo, ariko ngiye kubona mbona hari umuntu wiba ari umugabo nimba ari umusore ariko w'inzobe, ngiye kubona mbona hari undi mukobwa bari kumwe. Uwo mukobwa mbona iba yaramutereye amavi, babyita ivi. Ni ukuvuga ngo nagiye kubona mbona yamutereye ivi, ariko mu kumuterera ivi mbona hari undi uturutse ku ruhande. Mu guturuka ku ruhande mbona araje aroze wa mugabo, bari umugabo nimba ari umusore simbizi, mbona aramuroze mu kumuroga. Biba ngombwa ko wa musore yango yatereye ivi mbona akundanye n'uwo nguwo, uwo mukobwa. Rero uwo mukobwa mbona aje ameze nk'uwiyambitse uruhu rw'intama, ariko imbere afite ibyo agendereye. Biba ngombwa yuko aroga uyu musore mu kumuroga kugira ngo bizitirirwe wa wundi yatereye ivi, kugira ngo atazamusubiraho. Ariko Imana y'amahoro ngiye kubona ikintu yakoze gikomeye. Nagiye kubona mbona Imana irwandiye uyu mukobwa batereye ivi, bitewe n'abantu bari bahari. Kuko abantu dore bari bahari, ngiye kubona mbona uyu mukobwa ameze nk'aho yataye umutwe. Ariko mu guta umutwe ngiye kubona mbona Imana iramurwaniriye. Mbona iramurwaniriye, mbona uyu mugabo iba ari umugabo, ariko ni hagati aho ushoboye kubona nyine ndi kubona ari umusore ariko w'inzobe, meze ukuntu muto.
ngiye kubona mbona imana y'amahoro hari ikintu ikoze kandi hari ikintu iremye, mbona asubiranye na wa wundi yatereye ivi. Ngiye kubona mbona uyu mukobwa wari warifunze uyu musore, nagiye kubona mbona ni umukobwa muto ndetse mugufiya w'urukara, nuko nguko nagiye kumubona. Ngiye kubona mbona nawe akozwe n'isoni, ndabwirwa ngo nagaruka azasenge asaba Imana imbabazi kugira ngo Imana ibashe kugira ngo imugirire neza. Ariko naramuka adasabye imbabazi, ngiye kubona ahubwo mbona niwe ugiye ku karubanda, mu gihe awo yashakaga uwo batereye ivi kugira ngo ajye ku karubanda, ahubwo mbonye ari we ugiye kumusimbura nadasaba imbabazi. Rero mu yandi magambo Imana y'amahoro iri kuvugana nabo, sinzi nimba byarabaye ariko Imana iri kumbwira yuko byarabaye. Rero mbere ya byose rero igihari ni kimwe, niko Imana igiye gufata uwo batereye ivi n'uwamutereye ivi bakongera bagasubirana. Uyu nguyu wari wararoze uyu muhungu kugira ngo bakundane, we ahubwo akorwe n'isoni kugira ngo aze gusaba Imana imbabazi. Ndabwirwa ngo Imana ntabwo yatandukanya icyo Imana yifatanyirije. Rero mu yandi magambo bishatse kuvuga ngo uyu mukobwa nashira imumu kuko Imana imugaruriye uwo bafatanyije. Rero ku bw'ibyo ngibyo ahubwo sinzi nimba mubazi, ndamuzi ugende umubwire ngo Imana hari ikigiye gukora. Amen. Kandi mubwire ngo amarira uri kurira ayo ngaya yararangiye. Mubwire ngo ukwezi kwa mbere ugiye gutangirana ibyishimo kubera yuko Imana ibonye kuganya n'amarira yawe. Sinzi impamvu Imana iri kugira neza abantu, bishoboke kuba hari igihe cyo kuza kwayo kigeze kugira ngo itagira umuntu igenda mideni. Rero niyo mpamvu rero muvandimwe mubashe kugira ngo dusenge Imana kandi twinginge Imana. Kandi mu yandi magambo Imana y'amahoro, ruriya rugo rw'uriya mugabo bamwita Manzi. Cyane cyane basenge cyane begera Imana kugira ngo ababisha bashaka uyu mugore we bazabashe kuburizwamo. Kuburizwamo yigo ni ukugira ngo ibyo bazabasha kuba bamutereza cyangwa bamuroga ntibizabashe kugira ububasha ngo bibe byamwica. Nubwo bizamugeraho, kuko kumugeraho bizamugeraho abirware yego, ariko nta bubasha bizamugeraho n'ubundi azakira kubwo guporotezwa n'Imana. Rero ngaho nguko Imana ibamera umugisha. Ndumva twasenga. Kandi ndi kubona hari umuntu wo muri Canada meze nk'aho arwaye ibere, ariko ngiye kubona mbona uyu muntu mbona Imana hari ikigiye gukora. Kabiri ngiye kubona mbona hari umuntu ufite ikibazo cy'ibyangombwa byo kujya i Burayi, ariko mbona nabwo Imana iciye inzira, mbona Imana imuhaye ibyangombwa. Gatatu ngiye kubona mbona hari umuntu uri muri Amerika afite urubanza rw'abana afite, kuko bari kuvuga yuko abo bana atarabe bitewe yuko nta nuza yerekana ko abana bafite kugira ngo abasorere. Ariko abo bana bari gushaka kuba baza mu Rwanda, ariko we yabuze ikintu cyatuma abana babamuha kubera ko abana ndi kubona basa nkaho batavutse ku mugore, kuko ngiye kubona umuntu afite abagore babiri. Ariko Imana y'amahoro iri kumbwira ngo nubwo bari kumwema ibi byemezo, kuko ndi kubona ibyemezo byose yarabibonye ariko bakanga kuba bamucira urwo rubanza, ngiye kubona Imana iciye uwo mugozi, mbona ibyemezo arabibonye, mbona na konji yari yarabuze, mbona iyo konji nayo barayimuhaye. Rero ni icyo ngicyo. Imana kandi ikomeze turengere. Ndetse hari n'umuntu ufite indwara yo kuva yayobewe impamvu, ariko Imana y'amahoro ngiye kubona uyu muntu uri muri Canada. Wa mugore we, reka nkubwize ukuri, ufite indwara yo kuva uyimaranye iminsi, wabuze ukuntu byagenda, ariko Imana y'amahoro ngiye kubona mbona hari ikintu ikoze, hari ikintu iremye. Gusa uri no kunyumva pe, uri kunyumva, ugiye kunyumva. Mbere ya byose rwose Imana igiye gukora kandi igiye guhambura iyo migozi yose, kuko Imana mbonye yiyubahisha mu izina rya Yesu. Mureke dusenga Imana kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Mureke twubahe Imana. Rero Data mu izina rya Yesu turagushimiye, uri mwiza kandi ushoboye byose, uri Imana y'amahoro, uri Imana igira neza. Tugushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye kubw'imirimo yawe. Ganza kandi ukore bibahishe nk'Imana. Data tugushimiye kubw'uriya muryango, tugushimiye kubwo Data ubohoye uyu mukobwa batereye ivi, Data nyuga kumubohoreye umugabo. Ndagushimiye kujya ukoze isoni uyu mwana w'umukobwa wari warifunze uyu mukobwa akamuroga kugira ngo abeshyere uwo batereye ivi kugira ngo amwange, ariko ngushimiye ko ugiye gushyira ku karubanda. Ijambo ryawe riravuga ngo urabikora nka kwihorera ukajya mu mangwe nawe, ariko ngo byose
byose uzabishyira ku murongo uko bikurikirana. Tugushimiye ko data nyiringabo ugiye gukora kandi ugiye kurema, mushimiye kuri kuburanira data abantu bo kuri. Ndagushimiye rero data nyiringabo nyir'ubushobozi, uriya mukobwa naza akagusaba imbabazi, uzambabarire data nyiringabo nyir'ubutware, azabashe kugira ngo ababarirwe kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Urakoze kubwo data nyiringabo uyu mugabo mbonye asubirana n'uyu yatereye ivi bakongera bakaba umwe. Ndabigushimiye Kristo, mve ko nguhaye icyubahiro mwami wanjye aho bari. Genda ufate umutima w'uyu mugabo, ufate umutima y'uyu mukobwa batereye ivi, maze ugende uyite ushyira mu data muri uyu mutima nanone w'uyu musore, kugira ngo yongere yibuke uyu mukobwa yatereye ivi, kuko uyu mukobwa ndi kubona yaramuhugije uyu mukobwa. Ariko ngushimiye ko kubohoye inzingo zose bari baraboshye akabasubiranye n'uwo batereye ivi. Ndagushimire Kristo nyinganyira ubushobozi, ngaho ganza kandi ukore mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera. Urakoze kubwo ari benshi babyumvishe kandi ukaba ugiye kubohora no gukiza. Tugushimiye neza n'urukundo mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagirire neza. Ntago njya nsoza ntavuze ngo wowe ushaka ko dusengana, wowe ushaka ko wamamagara tugasengana, nimero yanjye iri kuri WhatsApp, nta kibazo wabasha kumpamagara kuri nimero ya 0782971542. Turasengana Imana igakora. Waba ufite ikibazo runaka turasenga Imana igakora. Ntago ari nge usohoza amasezerano, ahubwo nge ndasenga Imana igasohoza ibyo yavuganye nawe. Rero ntago ari nge ukiza, ahubwo dusenga Imana igakiza. Utazavuga ngo ninjye uje kugusengera ngo gukire ukagira ngo ninjye ukiza, ahubwo Kristo uri muri ngewe nzaza nkusengera akire. Nurangiza ntago nunzwe n'amabuye, ariko icyo gihe ningusengera ukabasha kugira ngo ukire, nta kibazo pe. Ujye ushima Imana kuko ni Imana ishoboye byose. Rero murakoze, Imana ibahe umugisha kandi turabakunda. Kandi igihe cyose mwabasha kuba kwemera ko tubasha kuvuga ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse cyangwa se busesuye, turiteguye kuko ni Imana ishoboye byose. Rero waba ufite indwara, waba ufite uwo bateje abadayimoni, waba ufite ikibazo runaka icyo ari cyo cyose cyananiye abaganga, yaba ari indwara yananiye abaganga, yaba ari ikibazo cyananiye ikintu cyitwa kigendanye n'igikorwa cy'umuntu, ngwino dusengane Imana yo yikorere, kuko yaravuze ngo kwa data byose agize gute arabishoboye. Rero murakoze, Imana ibahe umugisha kubwo icyifuzo mwari mwatugiriye. Murakoze n'iki cyizere, murakoze. Amen. So nanjye rero reka ngushimire cyane kubwo umwanya wawe wafashe udukurikirana, ndetse ukaba wakurikiranye n'ijambo ry'Imana. Komeza kubana natwe, ujye dusengera mu buzima